Ubundi Tom Close ni umuhanzi nyarwanda. Tom Close yashinjijwe kudakora indirimbo nziza, ariko dore impamvu ari umurage ukomeye uhembamo nk'uko amaraso atemba mu mubiri. Ushize wigeze kumva umuntu avuga ngo Tom Close nta ndirimbo nziza n'imwe arakora ngo irimo ubutumwa? Wize kumva umuntu ahakana ko Tom Close atazi kuririmba? Ariko se uwo muntu yaba azi aho uyu muhanzi yavuye? Reba iyi video irambuye turebe ukuri ku mpaka ziri kugenda zivuga cyane cyane kuri Tom Close no kudakora indirimbo zifite ireme. Mbahaye ikaze, nitwiragiye Dan, kandi subscribe ufungure inzogera. Tom Close amazina yitwa Muyambo, yitwa Thomas Muyambo. Yatangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi 2000, atangira kumvikana mu ndirimbo nka Sibeza, Kuki. Inkuru y'ukuri, muri icyo gihe yari umwe mu bahanzi ba mbere bafite umwihariko mu kuririmba indirimbo zisukuye ziganjemo urukundo, zirimo ubutumwa, amarangamutima, kandi zigakundwa n'abantu benshi batari bake, urubyiruko, abasaza n'abakecuru ndetse n'abakuze. Rero mu minsi yashize umunyamakuru wa siporo witwa Ngabo Robin yatangaje ko Tom Close atigeze aririmba. Ubuzima bwanyagishije ibintu byinshi, ariko ahanini ni ibyo umuntu arimenya akamenya be, umenywa n'abawe. Ubu hari igihe kizagera famiye yawe ikicara ikaganira kuri kesi yawe, abandi bantu bari aho ngaho bicaye. Icyo gihe rero iyo kigeze nyine nibwo ubona ngo ninde wamataringaga, ninde ufite indirimbo yakoranye na Bull Dog, ariko numva ntimfasheho, numva nta butumwa burimo, numva nta kintu kirimo. Ariko Anita Pendo ukunda kurikiranwa cyane kuri social media yaje abihakana. Anita Pendo yamuhagazeho aramurwanirira, yanditse amagambo yuzuye icyubahiro n'ishimwe. Yagize ati, ni urugero rwiza rw'uko uba icyamamare ufite discipline. Yakoze benshi ku mutima, akora benshi ku marangamutima, akomeza kuba yabereka yuko ntacunguwo yavuze. Wowe se ntiwemera ko kuva 2006 kugeza 2025 na 15 Tom Close yari ari kwisonga mu muziki nyarwanda, mu myitwarire, mu bupfura no mu butumwa burimo indirimbo za Tom Close? Indirimbo yagiye ahanga, ese wahari icyo waba uziziho? Umuhanzi w'amagambo menshi cyangwa se ibishuko, ahubwo ni urugero rwiza ku rubyiruko ry'u Rwanda. Indirimbo yagiye akora ni nyinshi kandi zagendaga zitanga message. Hari impamvu indirimbo ze zitandukana cyane n'iz'abandi bahanzi benshi b'iki gihe, niba ugenda ubikurikirana neza imwe ku yindi. Urukundo agira, ubutumwa, kandi ntiyigeze arangwa n'ibintu bicaye. Icyo gihe rero iyo kigeze nyine nibwo ubona ngo ninde wamataringaga, ninde ufite agaciro mu buzima bwanjye. Eske niba abandi twiriranwa wenda turi mu kabari nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero Tom Close ni umuganga, ni n'umuyobozi, akaba n'umugabo uharanira iterambere rye. Si uguharanira iterambere rye gusa, guharanira n'iterambere rya benshi. Bashobora kumwibagirwa mu muziki kubera ko atagikora, ariko ntitwakwibagirwa uruhare yagize mu iterambere n'inzira y'ubuziki ifite icyerekezo yagiye akora mu gihe cyagiye gitambuka. N'ubwo ngubu atagihakora indirimbo nyinshi, ariko ese wowe urabivugaho iki? Tom Close akwiye icyubahiro nk'uko tukimugomba? Ukurikije indirimbo yagiye akora, ukurikije ibikorwa yagiye akora, ukurikije igihe cyahambere n'indirimbo z'iki gihe ukuntu zigiye zitondekana, wumva ari amagambo uriya mutipe Robin yavuze koko yari akwiye? Umuziki nyarwanda tuzi ko abahanzi benshi baririmba ariko bakageza igihe bagatuza bitewe na diru bagiyemo.
kandi mwibuke ko Tom Close yagiye yatwaye na Primus Guma Guma igihe byari bigihagaze cyangwa se byari bigihitinze. Iyi ni imwe mu ndirimbo yakunzwe n'abatari bake cyane, yakunzwe n'abantu benshi. Kanze mbumvisheho agace gato. untembamo nk'uko amaraso atemba mu mubiri, unkoraho nkasesura umeze umubiri wose. Wowe waje Ngiye kuri ubu Tom Close mufata nk'inkingi ya mwamba mu muziki w'u Rwanda wigeze kubaho cyangwa se n'ubu ngubu ukiriho, bitewe n'uko indirimbo ze magingo ya ziracatanga ubutumwa. Hari itangazo rero Anita Pendo yashize ku mbuga nkoranyambaga ye ku rubuga rwa Instagram. Mugende murisange mwumve ukuntu Anita Pendo yaje gutangaza ku kiganiro yaje ku bintu yaje kwandika avuganira umuhanzi Tom Close. Tom Close rero ngiye mbona ari umuhanga muri byose, n'ibyo yagiye ageraho ni ibintu byinshi bitandukanye, uruhare yagize mu iterambere rya music, n'indirimbo nziza n'amashusho afite ireme. Kugeza ubu ngubu ngiye mbona ari umuhanzi usobanutse. Nawe rero ndagira ngo ujye muri comment umbwire uko ubona Tom Close n'uko ushobora kuba umwumva. Ese ubona koko atagihitinze? Ubona atakimeze nka mbere n'ibikorwa yakoraga? Wibuke gukanda subscribe, ufungura inzogera. Ubuzima bwanyagishije ibintu byinshi, ariko ahanini ni ibyo. Umuntu arimenya akamenya abe, umenywa n'abawe. Ubu hari igihe kizagera famiye yawe ikicara ikaganira kuri kesi yawe, abandi bantu bari aho ngaho bicaye. Icyo gihe rero iyo kigeze nyine nibwo ubona ngo ninde wamataringaga, ninde wari ufite agaciro mu buzima bwanjye. Eske niba abandi twiriranwa wenda turi mu kabari cyangwa turi ahantu twasohotse turimo tuganira, cyangwa niba aho twahuriye hambere twaramenyanye tutarabonana. Guhura kwacu kwa mbere yambwiye ko nzi ubwenge, nanjye nawe mubonyemo nubwo ntayo mubwiye. Azi ubwenge, ntahahuriye nuko agaragara nk'umuhanzi, yubaha Imana. icyo namubwira nuko nambaye umubiri, ntabwo mfite iminite kuba nakosa, ariko ibyo nakoze uyu munsi nuko mukunda, kandi nabikoze kugira ngo njye nawe tuzahamane iteka ryose. uranyura nkatuza, ni wowe mbona nkatuzayo. Uranyura nkatuza, ni wowe mbona nkatuzayo. Uru rukundo. Ngayo nguko rero igitekerezo cyanye n'inyunganizi birakenewe. Don't forget subscribe kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika. Wibuke gufungura akazogera kugira uje wakira notification mu wa mbere, igihe ubonye notification uzakira mu wa mbere. Reka dore mu zindi video zitandukanye igitekerezo n'inyunganizi hasi muri comment. Hasta la vista.